mwasohoye rivuguruza ibiciro bishya mwari mwashyizeho mu minsi ishize hari aho muvuga amafaranga 21 ku kilometero kimwe ku mugenzi mu ngendo zihuza intara bivuze iki ibi biciro? Murakoze cyane. Icyo bivuze nuko igihe igiciro cyari gihari bucyavugaga 25 ibice 9 ubikaba bibaye 21. Icyo bivuze nuko umuntu tuvuge uvuye Kigali akajya Musanze ku giciro cyashyizwe cy'umwero gishize byajya ko ari 2340, ariko ubu iki giciro bivuze ko umuntu azicara 1930. Tuvuge Kigali Nyagatare 4290 niyo yari ahari, ubu kuri igiciro gishya bizaba ari 3390. Naze nk'urugero umuntu wavaga Kigali akajya Muhanga yari bwishyura 2210 bazajya yishyura 1030. No kuvuga ngo ikinyonyo hagati ya 25 n'ibice 9 na 21 ni inyunganizi leta y'u Rwanda yashyizemo. Nkaba rwose nagira ngo mbere wenda ko tuvuga n'ibindi dushimire cyane leta y'u Rwanda kubera uburyo idahwema kwita ku muturage, kumworohereza cyane cyane ibihe bya COVID-19 turimo bitoroshye. Ubwo rero nagira ngo byumvikane yuko ikinyuranyo hagati y'ibiciro byatangajwe icyumweru gishize n'ibiciro ibingibi dutangaje uyu munsi ni inyunganizi mu by'ukuri leta y'u Rwanda yahaye wa muturage igihe agiye mu rugendo. Hanyuma dukurikije impungenge umuturage yari yagaragaje ku biciro bishya mwari mwatangaje mu minsi ishize, nuko ibintu bihagaze ubu ngubu twavuga ko hari ubyungukiyemo cyangwa se ubihombeyemo hagati y'utwara n'umugenzi utega. Nababazaga nti dukurikije impungenge abaturage bari bagaragaje bamaze iminsi bagaragaza ku biciro byari byashyizweho ndetse naho ibintu bigeze ubu ngubu twavuga ko hari ubyungukiyemo cyangwa ubihombeyemo? Navuga yuko mu by'ukuri nta wabihombeyemo, nicyo naheraho. No kuvuga ngo